Guys, ngiyi imirara y'abanyamurenge, top 10 imirara 10 y'abanyamurenge ifite abantu bazi kuririmba. Imirara 10 y'abanyamurenge ifite abantu 10 bazi kuririmba. Tugiye kubikora vuba vuba ntabwo tutinda. Hanyuma reka mbanze mbaheze ikaze mwebwe mudukurikirana buri munsi. Murakoze cyane. Kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, wakanda ko kantu k'umutuku ka subscribe kugira ngo uzazubone ibyiza byacu bya buri munsi tubategurira. Turara tutajyamye turi kubategurira ibibashimisha. Turara twicaye mu byumve nyine ubwo tuba turi gushaka imirongo yo kugira ngo tubone uburyo tuza gushimisha abafana. Hanyuma rero uyu munsi njewe meze neza kabisa, ndishimye ku ruhande rwanjye. Ndizera ko namwe mumeze neza, ariko ku ruhande rw'abatameze neza uyu munsi bimera nabi, ejo bikamera neza. Niko isi imera, byose usanga ubuzima ni melange. Ubuzima ni melange bwo mu isi. Usanga uyu munsi bimeze neza, byaca bikagenda bityo. Nyina ko nizere kuko abatamerewe neza nabo ko mwihanganye, kuko isi niko imera, ejo bizagenda neza, mwihangane. Hanyuma rero reka dutibuke hano mu byo twabaganiririye, mu byo twabateguriye. Reka tutibuke hano mu byo twabateguriye abaririmbyi b'abanyamurenge bariho uyu mwaka, cyangwa se bari gukora cyane uyu mwaka, cyangwa se bazwi uyu mwaka. Tubategurira n'imirara yabo. Ushobora kuza ubona umuririmbyi ukibaza ko uriya mwana n'uwo kwande. Muri abo ngabo nimba harimo uzu wibaza uramumenya. Nyine bene ibyo abantu benshi twebwe abanyamurenge ibintu by'imirara nyine tubigenderaho cyane. Usanga umuntu yaba ari kuririmba ukibaza uyu mwana ni umukira, uyu mugabo ni umuki, uyu mugore ni umuki, uyu musore ni umuki, uyu mukobwa ni umuki. Niko twebwe bimera nyine, kubera ko twigirira imirara, kandi imirara yacu ni myiza cyane. Hanyuma rero nibyo twabateguriye ubu nyine tugiye kubagezaho. Ni ukuvuga namba y'10. Ku mwanya w'10 twasanze umuririmbyi bita Mbabazi. Mbabazi ni umunyakarama. Murumva kuko abanyakarama bafite umuririmbyi kabisa ukomeye, mufite impano ikomeye kabisa. Mbabazi araririmba akanyeganyeza amateraniro. Mbabazi araririmba amateraniro ugasanga arishimye cyane, abantu batashe bishimye. Aho Mbabazi ari haranga umunezero nukuri. Kuri namba y'9 tuhasanga Emmy Frank. Frank ubu ngo basigaye atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Frank ni umutaramyi cyane, mbese niho arahanga, araririmba, ariko kandi akanongera akaba umutaramyi. Frank nawe iyo ageze mu gitaramo kabisa usanga ibintu bimeze neza, ibintu ari waneza kabisa, ibintu bimeze neza. Uyu Frank rero ni umusegege. Rero abasegege murumva kuko namwe mufite impano ikomeye cyane, mufite impano ziri hejuru. Ubwo rero ni ukuvuga buriya Frank yatugaragarije ko hari barumuna biwe cyangwa bakuru biwe bashobora kuba bataramenyekana, ariko nabo bafite izo mpano. Urumva buriya mureke mbereke, impano ni karande. Usanga umuntu nimba sokuru wawe yarazi kuririmba, ugasanga umwuzukuru mugezeho. Urumva nyine ni bya bindi bya karande. Ni ukuvuga ku mwanya wa 9 tuhasanga Emmy Frank. Frank ni umusegege. Ku mwanya w'8 tuhasanga Sostene, muzehe wacu Sostene. Uyu mugabo yatangiye kuririmba kuva kera, abantu benshi baramuzi, haba batoya bakuru. Sostene yagiye agaragara mu ndirimbo cyane zo gushimisha zo muri Bibiliya. Sostene ni umuririmbyi kabisa uri hejuru, ni umugorora. Kandi murumva afite n'abana bazi kuririmba. Murumva bigena babwira ati impano ni karande. Mwarabibonye yuko abana ba Sostene nabo bakuye impano kuri se. Ubu ngubu ni abaririmbyi beza dufite mu banyamurenge b'iki gihe. Sostene rero ni umugorora. Rero murumva ko abagorora yeme mufite impano nziza kabisa, mufite impano ishimishije mu bagorora. Kuba mufite Sostene ni umugisha. Hanyuma kuri namba ya 7, namba ya 7 tuhasanga James. James ni umusita. James ni umuririmbyi ukunzwe cyane. Ndavuga aba bantu bose ndi kuvuga ni abantu bazwi, haba mu Rwanda, haba muri Congo nyine n'ibindi bihugu byose. James ni umusita. Uyu James agaragara mu ndirimbo kabisa ko abazi kuririmba. Iyo aririmba wumva nyine ari impano yiwe kabisa, wumva ari ibyiwe. James iyo tumubaze tumusanga ari ku mwanya wa 7. Uyu ni umusita. Murumva kuko abasita mufite impano,
ikomeye kabisa, mufite impano nziza, abasita mufite impano kabisa yo kwirata, kandi urumva nawe yuko siwe wenyine, nizere ko hari n'abandi basita bagifite kuri bataramenyekana ko bafite izo mpano, kubera ko impano cyane yo musanga, ndagenda mbigarukamo, musanga impano iba ari karande. Ku mwanya rero wa gatandatu tuhasanga David ni umwega, akunda kwitwa David Kega. Uyu David ni umwega. David yagaragaye mu ndirimbo nyinshi zagiye zikundwa, harimo imwe ngo sinakurekura. Iyo ndirimbo hano muri Uganda yarakunzwe, yaracuranzwe cyane kabisa. David ni umuririmbyi uri ku rwego rwiza. David ni umuririmbyi ushimishije, ni umuririmbyi wavuga ati uyu ni umuhanzi kabisa ukomeye, si bya bindi byo kwikora. David ni umwega. Abega bafite impano ikomeye kabisa. Abega mufite impano nziza, mukomeze muzamure n'abandi batarazamuka nabo bakomeze baje hejuru kabisa, mukomeze baje hejuru nabo, dukomeze mudusangize ku mpano mufite. Kuri namba ya gatanu turahasanga umuririmbyi kandi bita Beni ni umunyabyinshi. Abanyabyinshi bafite impano zikomeye kabisa, bazi kuririmba abanyabyinshi, ndetse dufitemo benshi bamaze no kumenyekana cyane muri iyi minsi. Hariho nka Trezor, hariho nka Diane, urumva yuko n'abaririmbyi bahagaze neza, bameze neza. Abanyabyinshi mwongere mufashe n'abakiri hasi nabo kuzamuka, kandi kuko mufite impano zikomeye, muzi kuririmba cyane. Abanyabyinshi bazi kuririmba cyane. Beni arazwi, Trezor arazwi, Diane arazwi, na murumuna wabo nibagiwe izina ryiwe, ariko nawe arazwi cyane, nawe araririmba. Murumva kuko abanyabyinshi bazi kuririmba cyane, nabo iyo tubabaze turaza tukabasanga ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane turahasanga Daniela ni umumama uzi kuririmba yemwe kandi w'umukirisitu, yaririmba kabisa ubona nanezerewe cyane. Daniela ari ku rwego rushimishije, ku rwego umuntu wese yakwifuza kuvuga ati bazavuga ubundi ngo uyu muntu ngo ugeze ahantu utazwi, ngo ukoresha umusitari w'iwanyu, ukamuvuga ngo tuzi kanaka kuriya ni mwene mama wacu, cyangwa ni mwene data wacu nako. Uyu Daniela, uyu mumama azi kuririmba yeme, ndabibatuye, azi kuririmba cyane. Impano yo kuririmba si ibyo kwikora, niyiwe yabisigiwe amavuta. No kuvuga uyu Daniela ni umurundi. Abarundi bafite impano ikomeye kabisa, impano ishimishije. Abarundi mwumve kuko mugomba kuzamura n'abandi batarazamuka, wenda nabo bakatugezaho izo mpano. Twasanze abarundi bafite impano zikomeye, impano nziza cyane. Ruriya ni urugero rwiza, kandi nababwiye yuko impano ari iki? Ni karande. Impano ni karande. Buriya hariho abandi batoya bataramenyekana, ariko bafite iyo mihogo myiza, bafite izo mpano nziza. Iyo tubaze rero Daniela tusanga ari ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Prosper Komezi ni umuhanzi uzi kuririmba yemwe, witonda, utuje, umusore wacu w'abanyamurenge uzi kuririmba kabisa. Indirimbo ziwe birangwa ko no kuba abantu benshi bamukundira cyane, ko bavuga ko uturirimbo twe baba yatuteguye neza, tukaza nyine turyoheye amatwi y'abantu. Komezi rero iyo tuje tugasanga afite uturirimbo twiza dukunzwe, Komezi ni umusinzira. Abasinzira yemwe mufite impano ikomeye kabisa. Iyo mpano ni nziza, kandi namwe mushaka uburyo mwazamura n'abandi bakiri hasi bataramenyekana, nabo izo mpano zikomeze zigende zijajuru kabisa, nazo zigende zimenyekana, kuko twasanze abasinzira bafite impano nziza bikomeye. Prosper Komezi arakomeye cyane, ni umuririmbyi uririmba neza, agafasha imitima y'abantu benshi. Ku mwanya rero wa kabiri, umwanya wa kabiri turahasanga Israel Mbonyi, cyangwa se Icyambu, cyangwa se ni Nasiri. Mbonyi ni wa muntu navuga nkuko ahantu, sinavuga ngo ni mu Rwanda, sinavuga ngo ni muri Kenya, sinavuga ngo ni muri Uganda, sinavuga ngo ni muri Congo, reka tubyite ko ari ku isi. Mbonyi ku isi afite ngira ngo buri gihugu afitemo abafana bagenda bamureba ku isi. Buri gihugu ndabihamya ko Mbonyi ashobora kuba afite abafana bamuzi, abantu bazi Mbonyi ati uyu ni Israel Mbonyi. Mbonyi ni wa muntu uri ku rwego rushimishije, ni wa muntu uzi kuririmba cyane. Mbonyi rero indirimbo ziwe zirakundwa, zikunzwe n'abantu benshi, abantu benshi barazikunda. Ashira indirimbo hanze tishobora kugira iminsi ibiri itaruzuza miliyoni w'abantu bamureba. Mbonyi ari ku rwego rushimishije kabisa. Mbonyi ni umusama,
abasama yeme abasama bari hejuru, abasama bari hejuru bafite Mbonyi bakagira chance, Mbonyi na chance. Abasama n'ukuri kose muri hejuru yeme, muri hejuru kabisa. Abasama kuba bafite Mbonyi bakagira chance, n'ukuri turabasaba kugira ngo muzamure n'izindi mpano zikiri hasi. Bigaragara nkuko abasama bafite impano ziri hejuru cyane, zishobora kugira ku bantu benshi zikagira ico zibafasha. Mbonyi si rimwe si kabiri wumva abantu bavuga ati njyewe nari meze gutya ariko Mbonyi yararirimbye ndakizwa, abandi bakavuga ati sinje wari umeze gutya ko Mbonyi yararirimbye bigenda gutya. Murumva kuko Mbonyi ari ku rwego rwiza kabisa. Mbonyi ni umusama, bakagerekaho bose kuba ari abanyamurenge. Rero ntitwareka kubakunda n'abana bacu. Iyi mirara nabateguriye tugeze kuri namba ya kabiri. Namba ya mbere ntabwo nshobora kuyivuga, simfite kuvuga ngo nyivuge njenyene, nagize ngo namba ya mbere tuyirekere mwebwe abafana. Muze hano mutore muri namba ya mbere muvuge ati nje ndabona namba ya mbere ari uyu nguyu, undaza avuge ati namba ya mbere ndabona ari uyu nguyu. Hanyuma tuze kureba bose ama comment ziza kuba nyinshi turaza kuzishira ku mwanya wa mbere. Yeme aba n'abanyamurenge ni bene wacu twese, turabakunda. Mushobora kuba mwakaza mubona Israel Mbonyi ukibaza n'umuki, ukabona Prosper n'umuki, Daniela n'umuki, Beni n'umuki, David n'umuki, James n'umuki, Sostene n'umuki, Frank n'umuki, Mbabazi n'umuki. Ibyo bintu byose ushobora kubuza ubyibaza, ariko nizere kuko